iyo ukiri mutoya uba wivuguta mu tuntu twinshi ibintu bigezweho ibiki nta yindi mpamvu niyo ngiyo kandi nyine bigomba kubaho kuko nyine aba ariyo myaka ugezemo. Nta mwana wavukiye ahantu heza utaragize ikintu abura na gitoya, ababyeyi be barakomeje kumwitaho atarashwanye n'imiryango wenda ngo aroroke ajya ahandi hantu ushaka kujya mu buraya. Nk'iyo umwana uri mu myaka 18 cyane kuko ariho urubyiruko nyine ruhera aba atazi ibyo ari byo, kandi nanone akumva bivuga ko ari byiza. Rimwe na rimwe yahora n'inshuti yiwe bakundana nyine ibintu bakora n'iki akumva ni byiza. Bakunzi b'Ishyaka Media tubanje kubasohoza, mwebwe mudukurikirana bari hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda, turabasuhuje cyane. Mwebwe mudukurikirana tubasabye gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'ibindi bikorwa byacu bica kuri iyi channel mujye mubasha kubibona ku gihe. Nkuko rero muri kubibona hano ndi kumwe n'umutumirwa, reka banze atwibwire ndetse anabasuhuze. Karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Salomon Niyera, nyina mu Shyaka Media filime nyine. Hanyuma se ukina muri filime yitwa gute? Ese utuye hehe, ubarizwa hehe? Murakoze. Nyine urumva filime yitwa Ibanga ryo gusenga, barayizi mu rugo no y'ahantu bita i Kanombe. Yego. Byiza cyane. None se muri filime ukina tugiye gukorana ikiganiro ku rubyiruko rutuye isi cyangwa se ahanini hano mu Rwanda iwacu, kuko ariho dukunda kubona ibizazane hirya no hino. Impamvu urubyiruko rw'u Rwanda ahanini tubona rwiyandarika, niho tugiye guhera tuganira. Ese wowe waba ubibona gute? Urubyiruko kwiyandarika kwarwo mu Rwanda? Yego. Cyangwa se no hanze y'u Rwanda, kuko wenda naho barahaba ko, ariko impamvu muze mu Rwanda nuko ariho twebwe dukunda kubona biba biri guca ibintu. Yego. Urubyiruko kwiyandarika mbere na mbere nyine biterwa na kamere y'umuntu uko ateye, uko yiyumva, amarangamutima yiwe. Ariko cyane cyane impamvu ubu usanga ari urubyiruko inshuro nyinshi ni ukubera nyine imyaka kigero barimo bwa adolescence, nyine imyaka y'ubutoya. Urumva iyo uri mutoya hari ibintu ugomba kugenderamo, Kigali se inshuti, kandi mugahuza behavior nyine, kandi behavior z'urubyiruko no kwiyandarika urumva bijya gufataho tu. Nta yindi mpamvu baba bitandukanye nyine n'abantu bakuru, ni imyaka bo baba bafite. Kuko n'aba bakuru nubwo wenda bavuga ati mwitonde mugende gake, ariko nabo nyine iyi myaka baba bayizi. Iyi myaka urubyiruko baba barimo nyine bavuga ati attention mwitonde, nabo baba barayiciyemo baba bayizi cyane. Ese wowe abenshi baravuga ngo ni ubukene bubatera kwiyandarika, wowe ubibona gute? Oya, ntabwo ari ubukene se gute? None wavuka ugahita ugira amafaranga? None ubona ari iki kibitera se kugira ngo biyandarike? Ni imyaka cyangwa se ni ubukene? Nibyo nanimvuze, ni imyaka no kwishuka ko ari ubukene, kandi nyine nuko ni imyaka yo kuva muri ubwo bukene baba batarayigeraho. None se nta bafite imyaka iri hejuru nabo biyandarika? Baba ari bake, ni ya kamere nakubwiye mbere, baba ari bakeya nyine, ugasanga byaramukurikiranye abaye na mukuru nyine akomeje uko yari ameze akiri mutoya. Urumva niyo mpamvu nyine habaho umuntu w'umusazi n'umuntu muzima. Urumva nyine kamere y'umuntu iragukurikirana paka. Ubwo tuvuge ngo kamere niyo ituma biyandarika? Ego niko navuga ko buri wese agira ukuntu ateye, agira amarangamutima yiwe. Ushobora rero kukumva wenda ukunze ikigero gitoya ugakomeza, waba na mukuru nyine ugakomeza ukitwara uko nguko tu. Nk'ikintu gituma biyandarika, nk'ayo marangamutima wumva ari ayahe? Urumva cyane cyane nk'inkundo
nk'iyo umwana uri mu myaka 18 cyane ko ariho urubyiruko nyine ruhera aba atazi ibyo ari byo kandi nanone akumva bivuga ko ari byiza rimwe na rimwe yahora n'inshuti yiwe bakundana nyine ibintu bakora n'iki akumva ni byiza hanyuma nyine bikamukurikirana kandi urumva iyo ukiri mutoya uba wivuguta mu tuntu twinshi ibintu bigezweho ibiki nta yindi mpamvu niyo ngiyo kandi nyine bigomba kubaho kuko nyine aba ariyo myaka ugezemo. Hanyuma uravuze ngo ku myaka 18 ngo ni iyo winjiye mu rukundo, ese nta butaragiye mu rukundo wiyandarika? Oya biba gake ubwo se byaba byagenze gute? Kwiyandarika ukeka wenda nk'aba bigira indaya. Aho ngaho rero niho nari nshaka. Abo bigira indaya ni iki kibitera? Aho ngaho nabyumva ko bishaka kuba ari ubukene no kubura inzira babonamo amafaranga bakavuga ati nta kundi byagenda nibyo bintu bitworoheye tubona twakora nyine tugahita twibonera uduceri ariko nabo ntabwo bari amahitamo yabo nyine nuko babisanze. None se tuvuge ko abakora uburaya bose ari uko baba bafite ubukene? Yego ubu ufite amafaranga ibyo bintu ukabikora ntabwo bibaho. Erega ntabwo burari ubuzima bwiza. Bira ntabwo ari ubuzima bwiza. Ukeneye sex wajya no kwikora ahandi hantu ariko bitiswe uburaya. Ubwo rero impamvu byitwa uburaya ni uko ubikora inshuro nyinshi kandi ku bantu bagiye batandukanye ndetse ukanabishyira public abantu bakabibona nyine mu buryo kugira ngo ubone abakiriya ariko ntabwo nyine ari ubuzima aba yarahisemo. Ni uburyo bwo gushaka amafaranga kuko nta bundi buryo bundi aba yarabonye. None se bamwe bavuga ngo dufite abana baratunaniye kandi ntacyo babuze ugasanga bagiye mu buraya abandi babaye abajura abandi babaye abasinzi aho ngaho ikibitera cyaba ari iki? Nta mwana wavukiye ahantu heza utaragize ikintu abura na gitoya ababyeyi be barakomeje kumwitaho atarashwanye n'imiryango wenda ngo aroroke ajya ahandi hantu ushaka kujya mu buraya ntawe ubaho. Ubivuze neza. None se kuki ashwana n'imiryango? Gushwana ntabwo byabura ahantu bituruka. Ariko aho ngaho urumva nyine haba harimo akantu. Nyine kagomba kubonekamo nyine kuko hari igihe usanga utari guhuza neza n'umubyeyi ujya gutwara cyangwa se ugasanga mwavutse urumva ugasanga nka Mary afite umwana ariko umupapa atari we wamubyaye. Bafite n'amafaranga nyine ntacyo babaye ariko nyine bakaba batameranye neza yaba ku ruhande rw'umudadi n'umumama usanga nyine ntabwo bamwemera nk'umwana wabo. Umwe mu babyeyi ntabwo bamwemera nk'umwana wiwe. Ibyo bigatuma nyine abavamo akabacoma bakakigira ku muhanda bikamuviramo ubuzima nk'ubwo ngubwo. Hanyuma se wowe nkawe ubibona ni iyihe nama wabagira? Inama nabagira abahe gute urubyiruko cyangwa nyine abo bana bisanga muri ubwo buzima? Abo bana nyine baba bafite ababyeyi badahuje. Yego kamere ku rubyiruko. Urubyiruko rwo ni imyaka kandi imyaka nta hantu wayicikira. Umva ntabwo waba udakundana ntabwo waba udafite inshuti kandi inshuti ziba zitandukanye. Hari inshuti ziba zifite imyitwarire itari myiza cyangwa se imyitwarire myiza. Rero nabwo ntiwanamenya ngo bimeze gute. Icyo wakora icyo uba ugomba gukora nyine nk'urubyiruko kandi nk'umwana nyine ufite ubwenge uba ugomba guhitamo inshuti nziza. Ushaka gukorana ibintu byiza mugirana gahunda nzima nyine zitarimo ibintu bipfuye. Uravuze ngo ugahitamo inshuti nziza. Ese inshuti nziza yibwirwa n'iki muri icyo gihe waba urimo? Nta inshuti nziza n'inshuti mbabimenya ahubwo wowe ufata inshuti nyine mugakorana then wabona ari byiza mugakomeza ariko wabona atari bibi nyine ukabyishakamo ugashaka uburyo utandukana nawe ugafata abandi ku ruhande. Hanyuma ku bana nabo bafite ababyeyi badahuje ku batavuga rumwe n'umuryango. Yego. Ku batavuga rumwe n'umuryango rero uretse ko yabyihanganira akaguma mu rugo biba bigoranye. None kubyihanganira nabwo ngarukeho ushobora no kubyihangana ariko nyine bikagorana kwihangana bikanga nyine bikarenga kwihangana. Icyo wakora wahava ukajya ahandi hantu ariko ntujye mu muhanda ntujye muri izo ngeso mbi ugashaka ahandi hantu uba. None ubwo yajya hehe atagiye mu muhanda kandi nta n'icyo gukora afite? Ntabwo wabura ahantu wanagenda ukibera n'umukozi wo mu rugo
ukituriza nyine ukajya baguhereza n'izo 25 ukazibika. none se abaye adafite ahantu nyine ajya gukora ntago yahabura, yajya mu ruhe rugo? ntago yahabura nyine agomba gushakisha. Niyo mpamvu nyine bigoranye, bikora abantu bakeya. Arahabura akabona nta hantu ho kuba, na address afite, nta hantu ho kurara, nyine wenda ari no gushaka n'ako kazi bikanga nyine ugasanga yisanze ku muhanda. Ariko ntago navuga ngo bakomerezaho. Yego. Hanyuma turi ku musozo w'iki kiganiro, ni iki wabwira abafana bagukurikirana kuri YouTube channel Ishyaka Media? Yego, abafana bankurikirana cyangwa se badukurikirana ku Ishyaka Media kuri filime Ibanga ryo Gusenga, bakomerezaho nyine, bakomeze badukunde. Tubafite ibintu byinshi cyane, byinshi bapfa kutarambirwa kabisa, bakomeze baturebe. Ikindi nyine natwe turabakunda cyane, ntago wakanga umufana kameme, turabakunda pe kandi nyine babyumve. Yego. Hanyuma reka dusoze ikiganiro, bura tuzagaruka ubutaha. Ciao ciao.